Uwiteka yangiriye byose nabimwitura iki kw'imbabazi ze ari ndende zisumba ukwezi yagize ishyanga rye iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye yose no mu byago icyo gitumye nzamura ibiganza byanjye gushima iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwanjye. Amen, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya. Kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu rw'iteka ryose amaso yanjye ukayarinda amarira n'ibirenge byanjye ukabirinda kugwa mu nzira mukiza wanjye kuko wanegeye ugutwi nicyo gituma nzajya mwambaza nicyo gitumye nzamura ibiganza byanjye gushima iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwanjye. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Oh, amen, hallelujah. Oh, hallelujah. Zaburi nshya. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, wowe wahisemo gukurikira Zaburi nshya uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Yesu Pamphile, ndi kumwe na Yeme kuri kamera. Nk'uko ubibona dusuye umuryango n'umuryango mwiza n'inshuti ya Zaburi nshya cyane. Nagira ngo tubashimire ikaze duhaye mu rugo rwabo, hanyuma natwe tubahe ikaze kuri Zaburi nshya. Ni karibu muribwira abakurikiye Zaburi nshya muri kano kanya. Yesu nashimwe. Amen. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amazina ni ry'Imana ivuze Jide nkuko bisanzwe mutuze subwa mbere hari batubonye. Yego. Turi wa muryango natwe dukundana abantu bavuga ubutumwa bw'Imana. Ariko twatuje tubasuhuza mu izina rya Yesu. Murakoze. Na madame. Amen, amen. Amen. Ndabasura mu izina rya Yesu, binyarashimye Francine, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Francine. Hanyuma turabashimiye ku ikaze muduhaye ku bantu tubanye ubwa mbere ubonye no couple. Ni couple twagiranye ibihe byiza mu bihe bitandukanye mu biganiro byatambutse. Hanyuma ndobona Francine anyeganyeza amaso ukabona arebye hirya no hino. Biratangaje. Nibyo yemehoza mbaza tareka buriya Francine ajya babara ajya uguhora wishimye useka dukurikiye tutamubwiye ko utari kundeba. Ntabwo umuntu yabyemera kuko nyine amaso yawe arareba. Hari n'umuntu
damu mu minsi ishize twakuganiriyeho arambwira ati buriya Francine ndamukunda kandi ntabwo umuzi nawe ntabwo usibye ko yakubonye kuri Zaburi. Arambwira ati yarantangaje cyane, biri mu byatumye ngira umutima wo kuza ashaka kuza wongera kukureba. Arambwira ati narebye ikiganiro cya Francine numva ibyiringiro afite byo kuzongera kureba. birimo cyane N'ubu uracyabifite? cyane rwose. Ese ubu nta n'akanunu habe? Ndacyategereje ijoro. Uzabwira Imana ikwereke Pamphile ukuntu asa. Nsa n'umupira nambaye. Usuke. N'uyu mupira nambaye. Oya. Umugore w'i Kigali ntabwo worokana. I Kigali se nta bikara bihaba? Reka ntabwo. Ubwo naba ari njye uhagarara ibikara muri Kigali rero. Pamphile hoya we. Mwese ufite mwiza ukuri. Uzi ko nsa gute? Uba wumva ndi nka mwiza. Uri munini mwijwi. Ijwi ryawe riberanye no kuvugira Imana. Ikindi uzi kubana n'abantu. Iyo utekereza nko kunshushanya mu mutwe wawe, ese harya kera wararebaga? Nafoto nari ndeba. Narabonaga. Ubu si nk'uyitekereze ngewe nawe mitwicaye, uba wumva dusa gute? Murabaga nyine bafite umubiri unoze. Mafite urutwe runini. Ntacyo kuba umutwe wari munini. Wemera Imana utekereza no so watekereza Imana nta mu bwonko ugira. Ibintu byose ni mu bwonko. Ikintu cyame kintandukanye na Aime, mfite ubwanwa bwinshi ngewe. Wowe ntabwo gafite. Ko ari mu maso yawe. Aime Urabufite? nakubwira amaso yawe Urabufite? abafite ariko bungahize. Burabwa. kamaze tugiye mu bwanwa ni bwinshi. Burabwa Aime. Wow. Francis, uravuze ngo umugabo wawe niwe maso yawe. Ni umugisha ukomeye. Reka tubanze dusenge ikiganiro cyacu twinginge Imana kuko Maraki niwe wanditse aravuga ngo yabera bateranye ibitabo byo mu ijuru yabumburwa, twinginge sekretari wo mu ijuru aze kwandika ikiganiro cyacu. Amen. Ni karibu mu dusengera. Mana mu izina rya Yesu turagushimye muri aka kanya, turagwimbaje kuwera, twembeje kuri umukiranutsi. Aya masaha Kristo mwami, abana bawe turateranye tugeze imbere yawe. Kristo mwami mwiza turakuraritse kugira ngo mukiza uzuterane natwe. Data wa twese muze rero tukugize uwa mbere kuko nta wakubanjirije nta nuzaguheruka. Imana nishimwe. Aya masaha n'umunota rero tukuretse ikiganiro kigiye kubera muri uru rugo, muri uyu muryango wacu ndetse n'aba babyeyi bagiye kugikoresha. Kristo mwami turabakuretse kugira ngo Kristo mwami ibiri bwaze kuhabera bibi byubaka imitima y'abantu, bibi biza guhesha ishema izina ryawe. Urakoze rero muri aka kanya, komeza kubana natwe ugatera natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mikrofone muri bujye na wowe maso ya Francine uragifatira mikrofone nkanyifatiye. Nta kibazo ndabikora. Yego. Hanyuma na Francine uragituma ayifatira nkanyifatiye kugira ngo nodukurikiye yumve ibyo tuganira neza atagorwa n'amatwi. Hanyuma twaherukanaga aryo ubu ntihaciye hashigiye kinini. Amezi angahe mu kwa munani? Mikrofone yawe wayitaye. Mu kwa munani hari niko navuga. Mu kwa munani nibwo twaherukanaga. Bivuze ngo hagati muri za 20 na ntuhango rero umwaka urashize. Twaherukanaga mu Kiba Nyamirambo. Ese burya muri Nyamirambo harya? Ni haza nko muri Kigali ngarera. Hariya mwahabuki ariko hari mwaturusha kuhamenya cyane. Reka dangewe nambutse Nyabarongo vuba. Reka. Hanyuma noneho uyu munsi tubasanze ibatsinda. Mwaje kwimuka ryari? Cyagenze gute kwa mwimuke harya? Ndashaka mu makuru y'uyu mwaka wose ucize uko cigiye kinini. Ni birebire gusa nyine mugani ngo iby'Imana ikora biratangaje. Yanibaza impamvu itabigize ibya 50%. Bikanshanga cyane kuki yabigize bya 45. Biratangaje nyine. Yego. Ahari twavuye Nyamirambo ntago bwaro uburyo bubi, ntago bwaro ubuzima bubi. Imana uko igenda gutera iteka ugenda uva
mu bwiza ujya mu bundi. Urakoze kumfasha. Rero nta bindi bibazo byadukuye aho twari dutuye bwa mbere, cyari ukugira ngo natwe tuze ahantu hagaragara. Mwegere umuhanda, wegere umuhanda, tubone n'uburyo nyine turajya tubona umujyi nk'uko bisanzwe. Nubwo muri ibyo bihe twagiye twimukaho nyine umuzi ko twagiye duhura n'ibibazo bitandukanye. gute wiyegereza imikoro ariko narindi kugira ngo wenda nshyiremo hagati. buri wese arajya avuga ukwe noneho. Nta kibazo, noneho ndayifata gutya kugira ngo mwegere neza. Gutya se si sawa? No ku Francis ujye ureba n'abantu bo muri kamera nibuze barebe. Nta kibazo. Nifuza kuzabona ureba ifoto yawe ukuntu umeze. Ariko tukiri naho di ujye umufotoza ngo nibuze muri no myaka ajya yireba ukuntu ameze. Amafoto ndayafite da. Amafoto ndayafite nta kibazo. Uyu munsi nabonye mwarahindutse, mwabaye inzobe, mwarakeye. Twaranabyibushye, ubukwe bwari bwadutagangaje, twarasubiye inyuma. Ariko noneho twaje kugaruka muri mood neza. Nyuma y'umwaka. Uzasubiraho Francis nagukope kuko isi we baguhaye cyangwa ni wewe wenda bazahemba huko. Francis twaganirira bwa mbere n'uyu baratandukanye nyine uko se ko bihoraho mu bantu mu rukundo. Nta yindi mpano y'inkwano yindi zabaho. Nuko nkunda amabukwe ngakunda n'umukobwa we, ibyo birahagije. Niyo mpano yo y'inkwano. Burya hari ikiganiro cyane mwavugaga ukuntu ngo wabonye umukobwa mwiza cyane, ariko disi nabona ukuntu ubukwe bwamazemo. None uyu munsi nibwo mbonye ko burya wa Francis cyagiye wagiye wabo gutereta koko yari mwiza. Nari ndi keza byari. Ndiho Francis kiriya gihe tuganira wari ukifitemo ubugenegene sinzi niba ariko navuga. Burya iyo umuntu nyine atari yakira ko nari mfite n'ikibazo cyo kutareba nkumva ndahangayitse mu mutima, ariko umubabaro warashize. Imana yishe umwaka. Guteze yampaye umugabo mwiza. Harya ngo ubwo niwe maso yawe? Niwe maso yanjye, niwe maguru yanjye. Ubu akurinda no gusitara. Arandebera abifatikanyijemo na Yesu. Ngo nabonye umukunzi mwiza, ngo yankunze kera ntamuzi, ngo yamfatishije umugozi, ngo ari rwo rukundo rwe. Urwo rukundo yamfatishije ari wo mugozi we, yampaye umugozi umugabo mwiza. Uwo ni umugozi? Urukundo rwanjye. Birakomeye, birakaze. Njyewe tujya twicara buriya tugira ibiganiro byiza cyane hano. Iyo turi kuganira mba numva nogewe cyane, uko igitekerezo cyiwe kirumvikana mu mutima wanjye n'icyanjye kikumvikana mu mutima we. Hano nta kuzana ngo ndi umugabo, nta kuzana ngo ndi umugore, twese turimo hagati. Rero njya nibaza se kuki Imana nyine yabigenze kuriya ntimuhe inkoni. Hari ababa bafite inkoni birumvikana, ariko njye yaremeye iravuga ngo niwe nkoni yiwe dufatanyije. Ninjye kabando ke nyine, njye umufata gutya tukigendera bisanzwe. No mu nzira nta muntu upfa kumenya ko afite icyo kibazo. Kareka nta muntu waducisha mu ijisho, Imana ntiyari kubyemera. Nase ko ndi ishuri ry'umuntu wese ngo kujya yige. Imana namwe ngo nukugira abagabo bige n'abagore bige n'abasore n'abakobwa bige, atazagira uwirata umubiri. Harya ubundi Francis wahumye uti? Nahumye 2011. Byagenze gute? Byaje gake umutwe ukayundya muri uko kundya, ariko biza biri mu mugambi w'Imana. Wowe utabizi? Yari yabimbwiye, ntago byantunguye. Umuheburaza yatungurwa iyo birimo neza umenya amakuru. Mugano k'agakecuru ko kuri Radio Rwanda ngo cyambere nta makuru. Nge nari mfite amakuru rero kuko nabibayemo neza. Nkunda Imana nayinkunda. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Niyo yampaye imbaraga zo kuyimenya, kuyikunda no kuyikurikira. Ngiye gusengera ambwira ati mwana wanjye urwaye amaso, akugeje mu bitaro bya Kore. Noneho sinabishyikira, ariko nyine ko icyiza nkuko yambwiye ngo nzagukiza ngo uhumure.
biratinze ubu hari abatari biga nkiri kwigisha ariko Yesu umunsi yageze kwa Egide na Francine agakomanga ati naje rero gukora igitangaza ubu utariza azasibira njye ntabwo bindeba uwakurebye ntiyige azasibira ariko umuhanga aziga avuga ati koko Imana uko yashaka niko yakugenza ubwo rero ko yabishatse niko yangenje ndi ku ishuri ndi kwiga mfite nabo nigisha amasomo yanjye ndimo ngera ku musozo nyarangiza ubwo rero ikindi umunyabwenge yige kuko imbere y'Imana hari umugabo umwe twasenga yavuga ngo nitugera imbere y'Imana Imana ntizirirwa ivugana n'abantu izandika hariya buri wese asoma amenya haca ntuzajya imbere y'Imana ngo nari impumyi ngo ariko ngo nkabura imyenda ngo njye gusenga ntabwo umuntu ajya agenda yambaye ubusa umuntu agira umwenda yambara nayo kaba kamwe kagahoramo ariko aba yambaye nitugera imbere y'Imana ntabwo uzarata ngo narashonje hari uzaba warashonje cyane kukurusha avuga ati narashonje ariko ndasenga icyo gihe Imana uzicira urubanza rw'iyoye icyangombwa rero ni ugukurikiza itegeko ry'Imana ukizera umwami n'umukiza wawe ibindi ukabiharira Imana. Imana izamfasha ndifuza kuzakubona ureba noneho uhora useka wasanga uzareba ukajya ubona ndi igikaruka tuvuga ati buriya Pamphile twavuganaga oya burya biravukana njye narabivukanye mama ajya ambwira ngo wavutse useka ni impano yanjye mbamo sinayihashye ngo nuko mpumye nasanze nseka mama mbwira ati niko wavutse ntabwo ari byo ntoye vuba rero Imana ishimwe na shiri wanjye yo nacecetse shiri ko wacecetse mwana mama mba ni gutekereza ariko nuko nisanze ese kuki we umureba urabona uranareba ukamenya n'ahantu amaso yari ariko ni abantu bose buriya nubwo waba usinziriye ntabwo wayoberwa ahantu umuntu uri ugiye gutamira ntabwo wayoberwa ahantu umuntu uri none se ubwo wumva umunwa we none se urumva njye byose ndibyo ndi umunwa we ndi mu bitekerezo bye nkuko nawe byose ari arakureba ku buryo uhita ubona ko aza ahantu uri none se urabona umuntu yagiye guhereza umuntu nubwo yabasinziriye ashobora guhindukira gutya akamuhereza kuko azi icyerekezo arimo ariko ntiwamenya ijwaho ryavugiye abahazi ubu se Francis amatwi yawe arakora cyane kuruta uko yakoraga kera genda kaze ubu numva ijwi ry'Imana akavuga ati bwira runaka iki ngiki ubwo uri kumva atarakurugututse cyane yakumva ubwo rero ahari amaso hagiye mu matwi noneho hajyamo n'ijwi ry'Imana gusa kumva noroshye amatwi ahita kurugutuka cyane burundu nyuma hari ibinanza kwazi kera cyagiye gukora kiri umugeni tazi iyo biva niyo bijya kirisito ubu burateka ndateka yamfatishirije imbabura nta kintu ntateka gusa inzara yaba yagiye gushakisha imibereho y'umwana nyirabukwe akaza acotse yamfatishiriza imbabura sinteke ndateka ubu cyakugora no gufatisha imbabura ariko hari yakimfatishiriza ndabikora rega ikintu cyose ni mu mutwe ikindi kandi ikintu cyose no ubushake ese go wakaranga Yesu kirisito uretse ngiye gukaranga mu kanya ndabaha imbabura irafashwe ndabaha nuko nuko ngo rero ubaye udakoresha imbabura ukoresha nka gazi byose wajye byikorera yanze kuyingurira bitazantomboka utazashya ariko buriya gaze sinzi na nyine numva biratomboka byumva gutyo hanyuma mu mwaka wose mumaze uru rugendo rw'urushako mwarubonye gute sheribuga ngewe na uru rugendo rw'urushako navuga ko ari urugendo rudasanzwe nge rwambereye umugisha hari ukuntu abantu babana wenda ugasanga bamaze ukwezi wenda bararwana baratukana n'urugero ntanze ntago mbaza ariko ndabyumva gutyo ariko ngewe hano mu rugo iwanjye nta nduri haba nta munabi
kuko nta gihari kiba cyatunaniye kugikora byose turabyishoboreye rwose. gute gute kandi umugore wawe atareba ubwo ngo ni wowe ukora ibintu byose? hari bimwe yagiye amenya, none se nk'ubwo avuze guteka urumva yarabimenye gute? ese Francine arateka koko? Yarateka ni ukuri kw'ijambo. None se umuntu w'umukristo yabeshya? Arateka neza, ifiriti akayiteka nubwo wenda hari igihe byanyuramo wenda ntayiteke neza kuko atarebye neza, atarebesheje amaso ngo arebe ko yaba yahiye kwa kundi ifiriti ishya akajabura, ariko arayiteka. azi kujabura ukuntu bituma umuntu abyibuha. Kuko wa mugani ko kwashaka ko sigaye teka ntangiye kubyemera kuko nasigaye yangana. Reba amaboko, reba ijosi ryarateranye. Pamfire we reka nkubwire, ntago kubyibuha buriya biza mu bintu byo kurya cyane. Nta bidasanzwe umuntu arya kuko abantu bose bararya, ahubwo ni umunezero Imana iba yarahaye umuntu, kuko hari inzira umuntu aba yaranyuzemo y'umubabaro, yageze ahantu akawushira, ni ukuri pe arabyibuha. None se ngewe urukona nanjye ndi kugenda mbyibuha, reba inda yaraje, nanjye ejo bundi ndaba ndimo kuza ngusatira maze unsatira se unenye cyitegerezo cy'abafite inda. ubu ni cyitegererezo cyiza cy'abafite inda. umva rwose pe. yishyikira avuga batareba. None se ubu natanga urugero kuri nde turi kumwe, ni wewe. None se ubu wakamera ko ntabyibushye kuko ninjye bazayeme mu kanya tuje kuri moto numva ngiye gupfa kubera inzara, birumvikana. hamagara ni sererangije. Ndi umwe mu bantu ashaka ko batarya ku manywa mu buzima, atari ukubera ko ntabishaka ariko ntabona uko njya kurya. Ijambo Imana avuze ku Bisiraheli ryabasohoyeho ko izabageze i Kanani, nimba yaravuze ko Eme azavuka akava mu nda y'ababyeyi be, nzamuha umubiri, ntuzareba ngo nuko hari inyama cyangwa ifiriti niyo fana, ahubwo icyo yakuvuzeho nicyo cyasohoye kuri Pamfire, nicyo cyasohoye kuri nyina ndashimye Francine, ahora n'iryo Imana ivuze Jete. Ari n'ijambo ry'Imana riri mu gutegeka kwa 2 ibice 7 umurongo wa 7 ahari bigera kwa 8 bivuga ngo icyateye Uwiteka kugira gute kubakunda, si uko mwari utagana imahanga ubwinshi, ahubwo mwari nyuma y'abandi bose, mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ngo ahubwo ni kubw'indahiro yagize gute, yarahiye basokuruza banyu Aburahamu. Dushatse twageza aho ngaho. Ibi byose bigenda bitubaho rero tubigeranyije n'iryo jambo, dukeka ko ari ibyabaye tutaranaremwa mu nda z'ababyeyi, ahubwo yarabiteganyije. Byari bizwi neza ko umunsi ngewe Egide wenda 2020 nzabona umugore umeze gutya, ariko nge ntabwo nari mbizi 2021 ko nzabyibuha nkagira umubiri ku buryo nyine nzabigitangaza, ikanyicira umwaku nanjye nkabyibuha. Kuko nanjye nkunda kubyibuha, mu bantu bakunda kubyibuha nanjye ndimo da, ariko reka tujye tubyibuha byavuye ku Mana cyane rwose, byavuye ku nda mbi. Hari igihe abantu babirwanya, ariko tujye dushimira Imana yabigambiriye kera. uzi ukuntu nkunda madamu wanjye yabyibushye, nkajya mubona nawe afite shimwa Mana ari kuri stage mu rusengero avuga ngo haleluya, arimo gutera haleluya, nanjye ndeba nkavuga ati kabisa Imana yarampaye. Ibizigiro byo ku maboko n'igishimwe Mana, ukagira gutya bati kabisa sikatera haleluya bikemera. Nta mpamvu yuko rero byagaragara ko inzara yatwishe kandi dusenga Imana ipfa kuba yaravuze ko tutazaho mu buzima bubi. Icyambere nuko tugomba kuyizera tukayisenga, ibyo birahagije. Hanyuma kirya gihe mwabaga Kigali, bahitaga mu murenge wa Kigali, ntabwo wajyaga wicara kumva ugize ubwoba ukavuga utareka ibintu by'urushako nagiyemo, nkaba ntangiye kirya gihe twasanze nta gatebe, none uyu munsi twicaye ku ntebe, nubwo abantu atari kubona ko twe twicaye ku ntebe, amaraza no kutubwira impamvu mwahisemo kwicara ku kirago twimuka duye intebe tukicara. Ntabwo wajyaga wicara ukavuga utareka ibi bintu byazangara n'amagambo y'abantu, cyane abanyacyaro ngo baravuga, kandi ikiza cy'abanyacyaro baravuga bakabikubwira, ntabwo ari nk'abanyakigali bakuvuga bari mu kabari bagutaramanye cyangwa basuranye bakakuvuga.
wumvaga bameze gute? ngewe rero ntago navuga ngo byigeze, nakubwiye ngo kuva nashaka sindigera mpura n'umubabaro. donc wowe utaye mu busore? ngewe umubabaro wanjye washiriye mu busore. ubundi nkimara kujya gutereta uyu mugore wanjye, imfura yanjye, navuga ngo ahari karande zose zahise zimvaho. kuko niyo mpamvu Francine akunda kuvuga ngo yishe umwako, ngo Uwiteka yishe umwako. Afite aha arikura, ariko ngewe karande mu byo ntekereza ko karande zahise zimvaho. Imyaka yose iragenda, ubuzima bubita buragenda, ntangira kuba umva gucya mba smart kubera ubushake bw'Imana, kubera kumvira Imana. Nubwo byagiye binyura nyine mu nzira nyinshi muri iryo tangiro ryo tutarabana, ariko nyuma yuko umuyaga utambutse w'amagambo, Jide gutya, Francine gutya, kuri mfite umunezero. Ntago nabeshya ngo ngewe nigeze ngira ibitekerezo ngo Mana gusa koko ngo bizagenda gute, kandi byaraje mu isezerano narabibwiwe, namara kubibwirwa bikaza bitantunguye. Ndetse imbere ni heza, inyuma hashobora kuba habi, kuko nta muntu wasubira inyuma ngo yumve ko ari sawa. N'isabune yiguze ukayikoresha igashira, ubona bibanganye. Ni heza, ntekereza ko imbere hanjye ari heza, kuko iyi ni izahabu yanjye Imana yanyihereye. Kandi muzi neza ko gushaka izahabu birushya. Hanyuma imaze kuyibona ukanezera. Iyo umaze kuyibona wayigezeho neza, umunezero umunezero. Iyi ni izahabu yanjye rero. Warayishyize urayibona. Mu ntekerezo zanjye iyi ni izahabu yanjye y'agaciro gakomeye, yamejeje icyubahiro cyo kwitwa umugabo. Urumva? Cyane. Oya nawe yabihamya, ni ukuri pe. Ntago ari ukwirarira ku bantu bari bwaze gukurikirana iki kiganiro, ariko ni ukuri nta mubabaro nigeze ngewe ngira ngo wenda ngo ejo ntekereze ngo urugo bimeze gutya bimeze gutya. Iyo nkuru umbwiye isa neza n'iri mu gitabo cy'itangiriro kwa Isaka. Isaka amaze kubona Rebeka ngo yamumaze umubabaro wose yatewe n'urupfu rwa nyina. Kabisa. Francine arojojwe. Francine, wenda ko Rebeka yari asize umuryango we wabo wagiye ahandi, sibye ko ngo yari agiye ahantu heza, wowe byagenze gute? Amata yabyaye amavuta wiki. Igisubizo cyane cyari iki ngiki. Ntabwo Abanyarwanda bumva iryo jambo benshi. Amata yabyaye amavuta abagize imimaro ibiri. Aragumya akanyobwa n'ubundi akanateka ibiryo, hanyuma aranavura. Abagize imimaro ibiri rwose. Ya nkuru natangiriye y'umudamu nakubwiye ngo watumye nifuza kongera kugaruka kugusura. Yarambwiye ati Francine namurege ndebye ibyiringiro afite no kwizera kazakira. Nibuka ko narambwira ngo kera kiri mutoya yagize ikibazo cyo kubikirage. Noneho abantu bakaba bazi ko yabaye ikirage n'amatwara apfa. Kumba amatwara arakora bakajya bamutuka bazi ko atabyumva, atabasha kubasubiza. Yarabimbwiye agenda akarangira waragendesheje umuntu akakuvuga ntumumenye. None uzi umuntu ukuvugira uruhande atazi ko uri kumwumva, ukumva we kugira ngo asubize yarandikaga. Byari ingorane. Ntabwo yavugaga ngo ariko urumva twaravuga nyine arasigaye avuga. Urumva gikomeye kuri cya Francine? Nicyo gikaze. Guteze. Nicyo gikaze kuko uzi umuntu ukubwira mu matwi n'ubasha kumusubiza. Abaguteye icyuma gikaze. Umuntu ashobora kukubwira nabi, ariko we utumva bikakubabaza kurushaho ikiniga kikaba cyanakwica. Aribwo wumva ngo abantu batavuga ngo bakunda kugira imishinya myinshi. None wowe yo wiyumvira nubwo waba utari bari kukumva ukanavuga. Umuntu yakubwiye nabi uravuga ati ariko se koko nukuri ko cyagiye wambwiye nabi byagenze bite nakoze iki? Ariko kugira ngo ujye kubaza icyo waziraga biragora. Nta n'ikigeragezo kiri aha ngaha, ariko nta kigeragezo kiri mu rugo rwanjye. Nta kigeragezo kiri mu rugo rwanjye, ni ibisubizo. Na mwarimu hari.
ko Francis urumva uwo muntu ari urushye kukuruta hoya urushye n'uwo wumva ntavuge ariko nkanjye ndumva nkavuga aho najya hose ntawambwira mu mugani ngo mbure kumva icyambwiye sinajya no mu materaniro ngo bare kuvuga ijambo ry'Imana uyu ngenda tutajyanye ngo mbure kumvuga ati basomya mu migana aha n'aha ijambo ry'Imana ryatubwiye gutya oya kumva ntuvuge birakatsindwa n'Imana. ubu we rero yarakize yabimbwiye yarirambwira ati ubu ndo mudamu w'abana nkumva ni ikintu gitangaje koko arambwira ati nusubira uzamunsi uhuriza umutashyi uti komeza ibyiringiro byawe nanjye narakize oya nanjye umusuhuze no gutambwe uko yitwa sezeno numva naryibuka ndamusoje mu izina rya Yesu Kristo amen. Amahoro nyagasani we muri kandi genze byemeye ntazabara kukibona ikiganiro ubwo n'ubutumwa ndabumutse nanjye ndamushimiye cyane Imana umugisha kubera yuko icyambere nuko mugani nyine we yararebye aritegereza aravuga ati ariko ibyiringiro byo kwizera hari umuririmbyi nimba ari 394 vuga ngo refrain ivuga ngo kwizera Kristo kwizera Kristo nibyo bidushoboza kunesha iby'isi. Amen. Rero we yamaze kumenya ko kwizera ariko kwatumye aravuga ati koko nuriya mubyeyi ni umubyeyi wanjye n'uyu mubyeyi wanjye nakomeje kumva muvuga ngo ni imfura yanjye undi ni imfura wabyumvisha nawe impamvu tuvuga ngo ni ngiye mvuga ko ari imfura ese niba nkumagara papa mugeni niryo zina ryanjye ndacyari papa mugeni ubwo papa mugeni se mugeni si uyu se uyu ndise noneho muri uko kuba se nawe bahamagara mama mugeni ubwo naye ndi mugeni noneho rero iyi ni imfura yanjye kandi nta n'umwana nge nzigera mbyara ni ukuri uzaruta umubyeyi we ntabwo bibaho ubundi ntawe uzaza nzahakeya nk'iyo ngewe naha niyo habaye amahitamo baragusiga bakagenda mukazahazana ubyarira abandi nkuko n'ababyeyi natwe kugira ngo yemewe ntare gupanga kwimuka kava iwabo byabaye byarangiye niyo mpamvu rero tuvuga ngo ni imfura ubu turi kurerana ibyo nakubwiye turi kurerana nshimye Imana nari mbakumbuye Francine ni umwe mu bantu tujya tuganira ikiganiro kikarangira twese turi guseka umunsi Francine yarebye nushaka uzaba urebeye gatoya uzampamagara nze tubyine aho yaza ngo rebe gato kubera ko Francine namurusha kubyina yeme nagusiga hoye kubera ko bambwira ko mbyina nk'utareba kandi urumva maze imyaka myinshi warabyibagiye ibyo wabonye babyinaga reka mubwire sibyo Pamphile sibyo ko nazamutse muri nguma mu rugo cyangwa muri corona mu rugo hari icyumba cyangwa najyaga no mu byumba ninde se wandusha kubyina ukabyina ututareba se wamenya ibyiniki nuko byinira mu mwuka nanjye byo mu mwuka ndabizi naranjye nabyinira mu mwuka mbyinira no mu mubiri nabyirukiye mu nzu y'Imana ukarambura amaboko se n'amaguru bikajyana muri ritimi udakoza nawe adakomye n'amashyi se ngewe n'injuzi cyane kukurusha ihangane ngiye kugutuka nangiye kuba ngo uzari ikiganiro nakoranye na Manowa umva se nyine umva Pamphile ngewe n'injye ubizi cyane kukurusha uko abyina arabyina cyane ariko ushobora kwegeraho n'ivumbire igatumuka rwose abyinira Imana biri smart ngo eme yatera chorus ariko eme murusha kuririmba noneho muzareke tuzane n'ingoma oya twebwe igihe nikigera wenda ntitukizi isaha y'Imana ifite uko ikora tukaza haraza buri nshya muzashyiremo mujye mwabireba neza dushyire mu muziki abyine fa kuba ari uw'Imana gusa hari igihe mbyina ariko umutima umubiri ukimeze ko hakundi nta muntu ubona ko nabyina nkabyina nkumva nkahita nsimbuka nasimbuka nkasanga singeze aho nashaka kugera none nkasanga simvuye hasi cyane ariko mu mutima ubwo mba nagurutse wenda nuko wenda atari icyo kiganiro twakoze cyane ari icyo kubyina kimwicaye ku mukeka hano twebwe ubundi agoma kinsubije hano ubundi umukeka nuko ari wo dukunda umukeka ni isezerano ry'Imana umukeka ni wo nakwe w'umugore wanjye
nagiye kumutereta turabanza turasenga njya noneho tujya twanabana ko namukuye ku karago. ariko uyu munsi Rero n'umuntu wese usuye n'ubundi ntabwo mwese n'akarago kanyu gahoraho bibiliya. ya wakora kindi iki no gusenga. ni ugusenga, nibyo biri mu mutima wacu. Hanyuma rero nsobanurira abantu babibonye imbere, babonye ko twasanze muri kogoshanya. Hari agafoto ucize Francine anyoherereje ariko kogosha nawe uri kumwogosha. Ndavuga nti se muzi kogosha? Wamenye ute kogosha? Bivuze ko rero muri mukora uyu munsi? Ubundi imashini ngewe nayiguze atari mu buryo bwo kogosha abantu, ahubwo nagiraga ngo ngabanye ingendo za buri gihe za Francine nanjye ubwanjye, kuko ngewe ubwanjye ndiyogosha cyangwa aho mbona ndashyikira akahanyogoshera cyane rwose. Francine wamwogoshe kuko niwe wamutega uruhara nta kibazo. Ngaho nsobanurira ukuntu Francine yakogosha ahantu utareba. Wese arahareba. Urumva ngewe akasa akaboko avuga ati ngo ufata gutya, agafata imashini agenda anyuzaho, kuko ngewe amenyo ngemba nayaregeye ntako yansha uruhara. Ushyiramo ka kanimero? Oya, n'amenyo kuri mashini hari ukuntu uzamura cyangwa ukamanura, ubwo aba ari kuregera. Ubwo rero arabikora rwose umugore wanjye akakogosha ukabyemera. Mana y'ijuru n'isi, none se namushakiye iki? Francine marakebuka ngo ajye kwareba ko utogoshe nabi. Ahubwo wasanga Francine areba ari kunjijisha kuko aritara nurusura ntiyogeshe nabi. Ubundi Pamphile turi imbere y'Imana cyangwa turi mu masengesho, ni nayo mbasanzemo nuko mwanze kubivuga. uri mu Pentecote, uzi ko Imana ivuga cyangwa kuri imirimo n'ibitangaza, sibyo? Ubundi gupfa nabi ni ugupfa mu mutima ntiwemera Imana. Ikiri gupfa nabi ubwo izo ni intumbi zigenda. Ubundi ndi gusenga, iyo ndi gusenga Imana amwe ati mwana wanjye ntabwo uri impumyi nizo zibwira ko zikanuye kandi zihumye mu mutima. Burya guhuma mu mutima nibyo bibi. Imana ikubwira ati mwana wanjye nzaguha ubugingo. Nimba Yobu yaravuze ngo iby'isi numuramo utumurwa n'umuyaga n'amazi asesekara ntayorwe. Nimba umugabo akunda umugore wagapfa, umugabo nafata inoti ya 5 ngo ayishyire ku isanduku ati umugore wanjye genda uzayariri kuzimu, ariko nimara gupfa mvuye muri uyu mubiri nzakira ibihembo byanjye kuko nakoreye Imana, nzambika ikamba ridasaza. Icyangombwa nuko Imana inkunda nanjye nyikunda, n'umugabo wanjye kabimukunda nanjye ndamukunda. Ndamukunda. Ikindi Pamphile, Imana amwe ati ntabwo uri impumyi, nagushyiriyeho kugira ngo wigishe abandi. Impumyi nizihumye mu mutima, ngenda humutse rero. Naho napfa nizeye. Icyangombwa nuko zari Imana mu maso, kandi ifite inkoni yanjye akabando k'iminsi mugane wababaririmbi ngo ugacakibona ugakabika kuri. Ubundi hari umuririmbyi wa 361 uvuga ngo wonjya nikomeza nta wundi ni Kristo. Hari igitero kivuga ngo nubwo abisi ari abatunzi Yesu niwe umpagije, bafite iby'igihe gito. Kandi hari ijambo Paulo yavuze avuga ngo naritegereje ndareba nsanga ibyarinda mu byanjye, naritegereje nsanga ni igihombo ku bwa Kristo. Bishatse kuvuga ngo rero ntago yaje mu isi kugira ngo abeshye abantu, sinzi uko nabivuga, ariko wenda nibyo nakubwiye wa muririmbyi uvuga ngo iby'Imana ikora biratangaje. Nanjye ndi umugabo we tutaramenyana neza, nagombaga kwibaza nimba se koko ari ukuri cyangwa ari ukubeshya. Kuko ntago nabishyikiraga neza ko atareba. Ariko noneho ngewe ubwanjye ni ngewe ufite vi yo kuvuga ngo nibyo. Ntabwo areba, ariko areba mu buryo bw'umwuka, birahagije. Imana nishimwe kandi abiga nibige. Ku cyatumye tumenyana na Francine kandi nawe ukaba waramenye na Zaburi. Kwari kugira ngo iri somo ryo kubaho mu buzima bwa Francine. Ariko ino nzu yange nta miri waribamo. Ni ukuvuga ko Francine atareba.
kuko izi mpamvu mbivuze nuko dufite abagore benshi bakerezwa amateraniro na miriwari. yewe kuko yakubwiye ko ari nge maso yendi na miriwari yiwe. Ibyo none se ntibihagije ni wasanze ndimo kumwogosha. Mbese Francis wumva bikunyuze donc iyo umugabo akubwiye ngo hano bimeze neza nta kibazo urabyakira? Oya icyangombwa ni ukwakira ishuri winjiyemo cyangwa ugaho icyo ugezemo ukacyakira ukavuga ati ubijuru kuba ryarabyemeye nanjye ntabwo nabyiyambura, kandi ikindi ukanyurwa no kw'Imana yakugeze ukabyakira. None se umwana wanjye Imana yampaye ari mfura yanjye ari umugabo wanjye Imana umugisha no kuri Imana umugisha kuko erega n'umuntu dukurikiye azabimbwire yagiye muri murara amaramo igihe kingana iki? Amaramo igihe kingana iki? Ngo igitambaro ngo hano ngo ndabona ngo cyahengamye ngo ino pudiri ngo hano yamfashe, naho ubwo wowe mugabo yakubwiye ngo byatunganye. Kandi ndakubwiza ukuri abagore benshi badukurikiye n'abagabo bazaduhanya tubwira ati iyo umugabo abwiye umugore we ati ndabona bimeze neza sheri ntago abyemera. Kumubwira ngo bisokoje neza ngo aya reka manze ukibaza ko ninjye ugomba kumenya ko none bisokoje neza nyine, ariko n'ubundi ntubyemeye. None ubu Francina araharatuje mwabagore mwe mwabakobwa mwe rwose ni mu byumve Francina nabigisha, kandi namwe abagabo mwe nimwemere guhinduka amaso y'abagore banyu, kuko byagora kugira ngo uhinduke amaso ya Francina unahinduka n'amaso y'abandi bakobwa basanzwe bareba. Ariko buriya none se ntibajya bajya mu masaro? Hari umuntu ushobora kujya kwegosheshaho akakubwira ngo ahicare ari imbere yawe nta miruwari hari akemera, aravuga ngo uri bwaze kunyogosha nabi. Ntabwo yemera itahaguruka akajya gushaka hari miruwari kurya ari bwaze kwireba. None ngewe ubwanjye ndiyogosha nta miruwari mfite yindi, kuko aga kamiruwari mfite wakabonye ni kara kari hariya ni mukushi nayo radio sibyo nicyo abanyarwanda leta mukushi. Kariya ubwo biterwa n'impamvu kugira ngo akoreshe. Nkemera kaza akankoraho nkamubwira ati hano ndi kumva bimeze ukuntu hano se wahireba, ariko ndamuha kandebera nawe n'amaso yanjye rega buriya Mana y'ijuru n'isi. None se ubu abantu nababwira ngo iki? Bafashwe n'ibyo ahubwo bwirasi babugabanye, kuko reka ngewe mbabwire ijambo riri mu migani. Mbabwire ijambo riri mu migani naritinzeho cyane 30 mu migani ibice ni 31 murongo wa turahera kuri 28 turagera kuri 30. Ntago ndi bwari bizisobanureho ariko ndagira ndibabwire ribafashe ngo inama umwami Lemuweli yahawe. Umurongo waho wa 28 baravuga ngo abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati abagore benshi bagenza neza ariko weho uba urabarusha bose. Ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Yesu atugirire neza. Riri mu migani ibice ni 31 28 kugera 30. Ushaka azahasome nawe rizamwigisha. Ubutoni burashuka kandi uburanga bwiza ni ubusa. Nta muntu uba kwisi atari icyitegererezo cy'undi muntu. Ibyo byo byumvikane, nta muntu uri kwisi atari icyitegererezo cy'undi muntu. Nimba Francina we madamu wanjye uyu nguyu mureba afite amaso akanuye, hari n'undi ufite ahumirije
cyangwa n'utafitemo ikintu kirimo. hari n'udafite ikintu kirimo na gito ushobora gukoraho gutya hagahita hatebera. Abo bantu bose nakoresha ikiganiro mu minsi ishize kwa muganga amuhaye amaso agendana mu ntoki akajya arikuramo gutya akarishyiramo. Francine ese yikanga uko utamubonye akambwira ati pamvi mfasha gutya nkiriremo ukazamura cyase urabishobora naratitiraga. Urumva rero nibyo twavugaga, buri muntu wese aberaho undi kitegererezo, kandi ni ukuba ikitegererezo k'imirimo myiza ibonererwa muri we. Nimba madamu wanjye afite kwizera, ngiye mfite kwizera kuko azahumuka, nawe afite kwizera kuko azahumuka. Hari benshi bari bazi ko azahumuka yashyingiwe, ariko Imana ntigireba ku buntu ku bwinshi bw'abantu ngo ihite isohoza ngo bavuze ngo nibe bavuze ari benshi ngo reka mbikore. Bajyaga babwira ati buri Imana izakora ibitangaza bibiri ashyingirwe ate nahumuka. Ngiye byari biri no mu isezerano, ariko yarabimbwiye irambwira ngo umwana wanjye nzamuguha humutse. Si igitangaza. Iyo umurebye ubona ahumenye. Iyo umurebye n'uyu munsi watubwiye ngo ntabwo ahumenye. Yaba ari ibyo Imana yavugaga cyangwa kugeza umunota ntago mvuga ko ahumye kuko afite umugendesha. Kuko ntago arigera sitara ndi kumwe nawe. Iyo ngeze habi nanamushyira mu mugongo n'umwana wanjye nkamuheka tugatambuka, nta hantu na hamwe tutaca. Nubwo haba ari mu mahwa y'imifatango imeze gute, icyambere nuko ari ijambo rivuga ngo urukundo rubuje byose kuba ingenzi. Icyambere nuko urukundo ruri mu rugo rwacu. Ibyo byonyine birampagije. Ari n'igihe bibaho kavuga ati koko Mana ngiye kuko nyine Imana izanyicira umwaku. Tukongera tugasubira muri bya bishiri kuko ubona Imana izanyicira umwaku. Ati ariko z'ubundi uvuga ko utabona gute. Ati ntuzongere no kubivuga n'umunsi n'umwe. Nuko tukatera n'urwenya gutyo nkanamukomeza muri ibyo ngibyo by'ingenzi. Naje muri we kugira ngo ankomeze, yaje muri nge kugira ngo nanjye gere gute ankomeze. Kuko urugamba rw'abantu babiri bagomba kururwana nta wundi muntu bivanzemo. Ubwo turi umwe n'Imana, turi umwe twebwe, ubu turi umwe, Imana nayo ikaza. Imana ni iya mbere tukaza turi aba kabiri. Ibyo birahagije kuba Kristo aturwanirira. Ntitwakishingikiriza kubakomeye kandi twasanze ngo abisi bafite byinshi byabo, ariko n'umunanwa utumuza. N'iby'igihe gito ya Imana itugirire neza. Gishobora kuba kinini mu maso y'aba bireba, ariko Imana ikibaribona ntarikiriho kuko yo ihoraho iteka ryose. Hanyuma wenda reka tunagane ku musozo, amasaha ataza kudufata. Yego, ariko Francine, ni iki kintu uyu munsi wabwira abantu? Kuko byoroheye Imana n'uyu munsi kubwira umuntu ngo nkugize ishuri, abandi bagiye kwigiraho cyangwa nkugize ikibaho. Ni imvugo yoroheye Imana rwose kuyivuga no kwisohoza. Abantu bari kugeragezwa n'ibintu batihamagariye, atari ingaruka z'ibyaha, wabakomeresha iki uyu munsi? Ijambo nababwira, icyangombwa ni ukwakira umusaraba Imana iguhaye, ukigirira icyizere. Kuko iyo wiburiye icyizere kunamuka birava mukavuga se uyu musozi nzawurangiza, ariko ugize ugahamya ku Mana ko ariyo yavuganye nayo. Ubundi iyo byakugwiririye birakugora, ariko iyo wasenze ikabikubwira nta mpamvu umutwaro utawikorera ngo utore aho ugomba kuwutora. Icyangombwa ni amakuru. Ngongera nikomeza ntabone ni Kristo, bikomeze kuri Yesu kuko ari we ngabidukingira ku manywa na nijoro. Imiryango nta kintu yadufasha, abakomeye ntacyo badufasha, ni Yesu wenyine. Na sheri iyo ndwaye arambwa sheri ihangane urakira, nihangane. Ariko Yesu ukora ibyo aramuhamagara kumva akankiza. Kuko nibabura kwihangana ubugingo baraburata, ariko nibagira kwizera Imana yabafashe batabare, bagume ku ishuri, bagume kwirembo nka Morodekayi yaratinze akura igisubizo. Namane wamugenzaga urumamba yari yasongwe ni warugiyeho. Bihangana bagume kwirembo, Yesu azabakure kwirembo kuko igihe cyo gutabarwa nikigera Imana izabakura kwirembo. Kandi nanjye ndacyategereje ko nzahava, kandi niyo ntahava icyangombwa nuko nzambara rya kamba data yasezeranyije, rimwe sezeranyije abamwubaha.
nkazajya budapfa bene icumbi baraducyurira ngo yaradutaye ariko ntiyadutaye kuko nimba yarohereje umwana wawe w'ikinege mu isi akababazwa ku bwacu agakubitwa ku bwacu twebwe nta mugaragu utashebuja tugomba kumwigiraho umukurikira yiyange Imana iduhana umugisha bagume mu byizerwa Yesu azaza ntazatinda yego murakoze n'umutware wawe uyu munsi dufite uracyari muto mu rushako no mu myaka cyane ariko uko biri kose hari ikintu maze kubona abantu iyo bakiri batoya baba bafite urukundo rwinshi kuruta donc hari igishushanyo nabonye muri psychology kigaragaza uko umuntu agira ubwonko bunini niko umutima uba muto bashatse kugaragaza ko uko umuntu akura mu myaka ariko agenda atakaza umutima yunguka byinshi by'ubwonko ariko umutima ugatakara byatumye mfata umwanya wo kwicara ndabitekereza koko ndeba amagurupe akomeye yabayeho ku isi ibyo bintu byose mbikubwiye kubera ko nzi ko uyu munsi hari abasore bakundana n'abakobwa ejo yakora impanuka akaba aramutaye ati nonese ko sinagukunda yagira ikibazo runaka cy'umubiri akavuga ati ntabwo ukiri mwiza nkuko nagutekerezaga ni iki cyagushoboze gukomeza gukunda Francine n'ubu ngubu ari umukobwa utabona rero nabivuga mu buryo bwinshi butandukanye dushobozwa na Kristo duha imbaraga si uko urwo rugo rutananira sibyo si uko rutananira ariko Kristo warwubatse wenyine niwe ubinshoboza kandi kwizera kukaza niko kuza ku mwanya wa kabiri Kristo arahari aranshoboje akongera akanshyiramo ibyiringiro by'uko ibyo yavuganye natwe bizagera gute bizasohora kuko iyo mvuga ngo ni njyewe yubakiye hari ijambo riri muri zaburi ya 26 ivuga ngo iyabo Uwiteka atari we wubaka inzu abubatse babubakira ubusa rongera baba ngo iyabo Uwiteka atari we urinda umudugudu abarinzi baba babereye maso ubusa rero iyabo Uwiteka atari wubatse urugo rwacu ntago kugeza uyu munota tuba tukiri kumwe umwe aba yaraciye gutya n'undi agaca gutya kuko si uko amagambo atagiye atugeraho n'ubundi bakivuga umutima w'ubwihangane sinari kuzawubona no kuvuga atari koko mugani niyikoreje umusaraba nagombaga kugenda ariko kubera yuko Kristo yarahari kandi akaba akambwira ngo umwana wanjye turi kumwe kandi nkaba naragiye kumushaka nzi neza uwo ngiye gushaka naramubwiye cyane mu buryo bw'umwuka byanteye gukomera noneho kwa gushyira hamwe rero gushyira hamwe mu muryango buriya ntango umuntu utanga igitekerezo cyo bakagipfobya hari abashobora kumureba bakagira ngo n'umutima we warapfuye ntago wapfuye ni muzima igitekerezo kiwe ni kinini hari n'ibitekerezo afite birenze n'iby'abandi bantu ngiye ntazi ndamuvuga kuko tuganira cyane hano akenshi mwaje musanga turi no gusenga turi kubwirizanya ijambo ry'Imana nubwo naje kubatega ariko tujya tugirana ibihe byiza byo gusenga kuyo ntanamugira hari mba naranapfuye hari iby'Imana yagiye indinda kubwo kuyumvira hari iby'Imana yagiye indinda kubwo kuyumvira hari imisaraba myinshi nagiye ntaragurika nashoboraga no kuba nari gushaka n'ufite ayo maso ejo tukajya duhora duterana ingumi ariko kugeza uyu munota turiho turahumeka reka nsome iri jambo ryo mu migani 22 umurongo waho wa 4 ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo Imana itugirire neza rero ibyo ngibyo byose bituriho none byaba bitaraza n'uyu mugoroba mwahava bikaba cyangwa ejo bundi kuri Kristo nta gihe adakora kandi nta gihe adasubiza inama cyakora nagira ngo ngire n'abandi bantu bafite abantu nk'aba bacu ni ukugira ngo bajye bihangana
kandi urababwira akongoreye ngo iki n'abatarwaye nabo ni ukubagira inama kuko nta muntu ubaho udafite igikomere cy'uburwayi. Ugiye mu mutima wanjye wasanga narawoze, wajya mu wawe wasanga ufite ibihangayiko iteye ubwoba, ndetse ukarenza na madamu wanjye utareba nkari nifuza nawe kuki mbibonyera. Rero icyambere ni ugukomera muri Kristo Yesu, kandi ikindi tukihangana, twe kumva iby'abantu hirya bavuga, ahubwo twumva iby'Imana itubwira. Ibyo byonyine birahagije, bituzabiheraho twubaka ingo zacu kandi dufatanyije nayo. Imana ibahe umugisha. Yego, noneho twasoza dusenga nanone nk'uko twatangiye. Urasoza nawe kuko nayo natangiye. ariko rwose Muri murega nsa n'ifatanye. tubahe turirimba indirimbo ifashe abatwumva n'abatureba bakomere muri Kristo Yesu. Ibihense ngwiteka ingarura mu magarara uganye ibyo byose ibihe by'umubabaro impumuriza umutima zindukana ku mwanzi ibihe byiza byo gusenga ibihense ngwiteka yemeza yuko ansubiza ategereje abanabe ko bamusanga bakenure ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe yiringiye bwabona ubwe nogeze ibihe byo gusenga uhora nsenga Uwiteka kujya kumara umubabaro kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru niyambuye umubiri upfa mbaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga ababyeyi ku bihe byiza byo gusenga abagabo ku bihe byiza byo gusenga. Amen. Yesu aduha umugisha. Data twese mwiza, turi Kristo nyakubahwa, warera ikibuye cyubahiro cyatazagira undi, turagushimira umwanya mwiza waduhaye, turagushimira Kristo ko abanye natwe ahabwa icyubahiro. Mwami mwiza rero turi kuri iyi si n'abadusizeho ntuzi n'ibidukwiye, muri byatuvuye mu bihe byo gusenga bintarura mu magarara. Data twese mwiza bitarure mu magarara abagabo, ababyeyi, abasore, abakobwa, izina ryawe icyubahiro. Kandi ijambo ryaramwe ngo heri ukwizera akakwiringira kuko ari uzakubona. Reka umvishe iki kiganiro natwe ubwacu bene urugo n'aba bapamfire mwami nabo Kristo mwami mu byabo byiza byo gusenga bijye batara mu mpagarara ngo bibegeza aho data ari Kristo mwami mwiza. Turasabye mu mukiza wihaze kwifuza kwa buri wese umvishe iki kiganiro, kandi Kristo wite ku bafite imitima imenetse ko ari azakubona. Ngabe byiza mugumana natwe, byiza nabo bagumana nabo iki kiganiro kigira aho kibakura naho kibageza. Ngaho turagushima ko byumvishe kandi ukabikora ku wese umukiza. Amen.